maze iminsi mwumva channel bazisiba views zarabuze ndaze kwasobanurira impamvu nkurikije ibyo abakoze muri YouTube bavuga kandi ndetse na video ziri gusibwa amachano ari gusibwa ku bwinshi koko mwarabibonye mu gihe cya kabiri cy'umwaka ushize 2024 YouTube yasibye amakomentari miliyari 1,370,000 mu gihe cya kabiri gusa mu gihe cyari cyakibanije cya mbere bari basibye miliyari 1,440,000 urumva kuna ari nyinshi n'uziteranya YouTube yasibye amachano miliyoni 3,260,000 mu gihe cya kabiri cy'umwaka ushize wa 2024 mu gihe cya mbere yarasibye miliyoni 15,270,000 by'amachano igihe cya kabiri cy'umwaka ushize kandi 2024 yasibye miliyoni 8 z'amavideo uribaza ubwo ni igihe cya kabiri gusa bari kuvuga ikoresha ibihembwe bibiri gusa mu mwaka umwe urumva no maze 6 ya nyuma y'umwaka ushize bari kuvuga gusa video zo kuri YouTube zirebwa ku munsi amasaha miliyari buri munota bashyiraho video ziwanya n'amasaha 500 YouTube ifite abantu barebaho video miliyari 2,430,000 buri kwezi ikorera mu bihugu 100 ikaba iri mu ndimi 80 ikoresha indimi 80 abantu bakoreraho content nibyo nshatse kuvuga umva abantu bose kuba controller ntabwo ushobora kuba controller udakoresheje AI ikoreshwa na YouTube yitwa Palm 2 ivuga indimi 100 AI nkuko dusanzwe tubizi niyo izayobora ibintu byose rero YouTube imaze gukoresha AI cyangwa se yakoze update za algorithm zayo ndetse n'andi ma system yose ayifasha gukontrola ama channels YouTube ifite amachannel miliyoni 200 urumva kuna ari benshi cyane abo bakozi no ushobora kubona bashobora kujya bareba video zagiyeho buri munsi mu mwaka wa 2021 channel 95% zasibwe zavanyweho na AI umwaka 3 mbere yaho gatoya mu mwaka wa 2018 76% by'amachannel yasibwe kuri YouTube yari yasibwe na AI cyangwa se na automated systems muvuga ngo ibindi bisigaye n'abakozi ba YouTube baba babisibye urumva hari igihe bahereza signal ikabwira ngo hari channel ikoze content runaka cyangwa se hari content tubonye runaka zirimo ibintu bitemewe ibyo ngibyo turavuga nka hate speech amagambo y'urwango harimo gutanga amakuru atariyo misinformation harimo kwica amategeko ya YouTube policies harimo kandi na cyberbullying ni bimwe mu byaha bigezweho cyane cyangwa se bikunda gukorwa cyane kuri YouTube ari nabyo abanyarwanda benshi bakora bavuze cyberbullying ikorwa usanga umuntu yifata undi muntu ku gahanga urako afite YouTube channel akaza kavuga ibyo ashaka byo babyita cyberbullying umva ngo ushobora kwataka umuntu ukoresheje YouTube ukoresheje internet cyber ngo ni bya bikorwa kuri internet ukata ku muntu ukamuvuga nabi ukamusenyangura ukamutuka ukamukora ibishaka ibyo ni cyberbullying biya bishobora kubamo ingaruka nyinshi twagiye tubyumva harimo biyahura harimo abagira depression harabagira ihungabana ni ibintu byinshi cyane bishobora kuba ku muntu wakorera cyberbullying cyane nk'iyadafite naho uburyo ashobora kujya kwexima cyangwa se kujya nawe kwiburanira cyangwa se n'abahitamo nabo kujya kuri YouTube kujya kuvuga nabo bikaba bibi kurushaho ugasanga byakururanye byagize kure ikoze content mu ndimi zacu birabagora cyane guta babyumva ariko kubera ko AI igenda imenya ikinyarwanda nikiza ko ngubu ariyo mpamvu n'abanyarwanda barimo bararira igende iba smart kurusha uko yari imeze niyo mpamvu mbwira ngo n'abanyarwanda bari kurira ngo channel zasibwa kubera iki ari AI ndaze kubisobanura ndabahereza n'ibimenyetso YouTube yongeye ku updating cyangwa se yongeye ko gutyaza algorithm zayo irazishumura bwa ngo genda utukorere isuku nizo nkunda kubwira abantu tubana muri group ya Smart 250 babwira ngo niba ufite amakosa wakoze kuri YouTube runaka warenze kuri policies ntago bivuze ngo niko ari video wasoye umunsi niyo warayikoze ugitangira channel ukabuzi ko video idakurikije amategeko nijya kuyikoropa uyikureho iyo wakoze amakosa kenshi niyo handi ubona email ngo repetitive violations ngo wagiye uviola cyangwa se urenga ku mategeko inshuro zirenze imwe icyo gihe abari umwanzuro izi system zitazigusiba iyo wabikoze kenshi nkuko byatangajwe na Rene Ritchie umukozi wa YouTube ariko nawe usanzwe afite channels kuri YouTube ndaza kubahereza link muri description mugende muri channels yiwe yemeye ko cyangwa se yemeje ko YouTube iri gukoresha LLMs ibyo byari bisanzwe n'ubundi ariko ntabwo mu by'ukuri twari kupfa kubihamya atari YouTube byabyitangaje ko ari umukozi wabo rero wabitangaje na kabuza ko bakoresha LLMs ni large language models harimo za ChatGPT mwumva harimo za Claude harimo za Gemini harimo nyinshi cyane iyo bakoresha muri YouTube yitwa Palm 2 Palm 2 PaLM bivuze ngo ni Pathway Language Model
niyo YouTube ikoresha nayo ikoresha muri Gemini. Iyi ngiyi rero iri very strong, bivuga ko izi ubwenge cyane. Muzi ko YouTube ari ya Google. Google ibiherutse gusohora amatools menshi ya AI mwabonye namwe yakoze ari gukora amabara, harimo Flow ari gukora iyi Veo gatatu iri gukora ama video avuga bitigeze bibaho muri uruganda rwa AI. Ibi ngibi bigaragara ko ifite models ziri strong cyangwa se zifite imbaraga cyane. Iyi ngiyi nayo ikoreshwa kandi iyo bari gukora auto dubbing cyangwa se bari barahindura video mu rurimi rumwe ijya mu yindi, bari gushyiraho caption bakumva video ukabona bari kwandika amagambo ariko ari automated cyangwa ari auto generated, generated bikoreye ubwabo bumvishe video yawe hanyuma bakayashyiraho bakandikaho bitewe n'ururimi uri kuvuga. Indimi zacu ntabwo bandika mu by'ukuri neza ko uri kubivuga kubera ko ntabwo birazimenyera neza, ariko nanone nureba uko yabivugaga mbere ubu ngubu ntabwo ari kuri kubivuga, ni ngo yarushijeho kumenya izi ndimi tuvuga, igenda itozwa buri munsi. Iyi nayo bafasha gutaginga ama video, niyo ituma bamenya ngo iyi video iri kuvuga kuri ibi, tuyegeranye n'ingiyi. Umuntu uzareba iyi video n'uzareba iyi video yindi bizaba biri mu gatebo kamwe. Iyo niyo Palm 2 ini bafasha gukora ako kazi. Ni model yabo ikora akazi ko kumviriza ama video n'ibyo agamije gukora cyangwa se n'ibyo ari kuvugaho. Nayo kandi ikora translation n'ubundi no gufata video ikarishira mu rundi rurimi, nkuko bitangazwa n'urubuga Arxiv. Rwavuze ko LLMs bakoresha nka GPT-4 n'igice kimwe yakoreshejwe bapima mu makomantere abantu batanga ku ma video ya YouTube, baje gusanga ifite accuracy cyangwa se ifite kuvuga neza, gusobanura neza ibyo komantere z'abantu ziri kuvuga batitaye ku rurimi kandi ikabikora neza. Ariko basanze ifite ikibazo cyo kuba yasobanura nk'ama coded languages cyangwa se indimi kwa kundi abantu bavuga bazimiza. Urabona nko mu Rwanda iyo muri gusaba sub ariko nuvuga ngo nkandiraho ngo nanjye ngo nakanzeho udakoresha ijambo sub for sub, kuko ayo magambo iyo yakoresheje bata bagufata direct baranaguhana. Murazi ko bitemewe muri policies za YouTube. Nakoze video isobanura amategeko ya YouTube utagomba kurenza, ugenda uyirebe, ndashira link muri description cyangwa se aho hejuru ukandi ugenda ubanze amategeko ya YouTube, kubera ko ubu byakomeye inshuti yanjye. Uhanganye na AI, uhanganye n'amarobo. Niba ufite channel, it's better ko umenya amategeko ya YouTube. Ubu ngubu ukora ko nta mikino bafite. Amakosa baze gusanga kandi ya GPT 4.1 cyangwa se kandi igice kimwe ya OpenAI ngo mu makomantere ya YouTube bayihaye test ngo usome nyine ijye babwira amakomantere afite ibibazo cyangwa se amazima, bafata imyanzuro niba umuntu ari gutukana cyangwa se ari kurenga ku mategeko runaka. Basanze ko hari ibintu bimwe nyine nabisobanuye bitabasha kukurura neza, nko kuba yamenya umuntu uri kuzimiza cyangwa se nko kuba yamenya umuntu uri gutebya akaba yabifata serious. Ngo rero mu bintu mugomba gukora mujye mwirinda ama comments mutanga, kubera ko muzabizira. Niba ufite channel uzajya umenya ko iyo channel yawe account ibaruyeho utagomba kuyikoresha uri gutanga ama comments uzi ko ashobora kukugiraho ingaruka arenze kuri community guidelines za YouTube. Nkuko kandi abantu bakoresha YouTube benshi cyangwa se ba creators benshi bagiye babigaragaza, nko ku rubuga rwa Reddit hari basanga bavuga ngo hari ibintu bimwe badasobanukiwe neza cyangwa se batumva neza, nko kuba YouTube basibira ama channels cyangwa ama videos itababwiye impamvu mu by'ukuri yabisibye. Mwese mujya mubibona akenshi no muri group njya mbibona abantu bavuga ngo bayisibye ngo batambwiye icyo nazize, ariko ejo bundi byo haro twemerera tubwira ko bamusibiye kubera kuvuga ngo sub for sub, asaba sub for sub. Hanyuma yavuze ko yaje kwandikira YouTube cyangwa se appeal asaba imbabazi, avuga ko atazongera. Murabizi nyine ko byemewe, baramuha barabongera bamugarurira channel yiwe. So ibintu kubwira abantu mu makoperative hirya no hino muri mwirwa mutesha abantu umutwe, twabwiye ko bitari byiza, ntimshaka kubyumva. Hari n'abantu birirwa babakangurira ngo ngende muzisabe rwose bayobozi b'amakoperative. This thing is really dangerous. Mubireke, muhagarike. AI nta mikino ifite, izagusibira channel, nta blague bafite, iri kumva ikinyarwanda. Itwo tugambo mugenda muhimba umva nyine ngo nkandiraho ngo nanjye nakanze ngo uzi ko mutari bubimenye, ni igihe gito izabimenya. Ubundi macano kandi bazasiba menshi pe. Ndabibateguza buri gihe umuntu mbibabwira. Ndakubwira aba creators ko YouTube izasigaraho aba real creators, umuntu ucreatinga mu by'ukuri. Abantu rirwa bibintu by'abandi, abantu bari aho ngaho batazi gukora video bari kuri YouTube bari gushakisha bakopi ibintu by'abandi, ndababuriye. Iyi video izagumanga muzagaruka muirebe kandi muzambwira ko nabibabwiye. Ndabibabwira buri gihe AI ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Mushobora gupfa kwirusha ubwenge nubwo mushobora kumva ko mushobora kuyikwepa. Icyo nakugiramo inama, rekeraho kurenga ku mategeko ya YouTube. Witonde. Nkuko René Rucira yabivuze rero, yavuze ko
impamvu ama views yabuze ari uko abantu basigaye ba creatinga video ugasanga bari kujarajara, ntabwo azi neza video abantu ari kwikorera bari kugirira garukiriya, cyangwa se ugasanga ari gushaka gukora ku bintu byose. Icyo gihe twarakirenze kubera ko tugeze mu gihe cy'ama recommendation systems afite yiga abaturage abantu bareba video kuri YouTube community cyangwa se audience, imenya buri muntu wese ibyo akunda. Izi nibo ukunda inkweto irabizi, ariko none ikirenzeho izi ko ukunda inkweto z'ubwoko bwa. Niba rero wakoraga video z'inkweto, umenye ko ubu ngubu batazajya baheza video zawe abantu bareba inkweto gusa, bazajya bareba inkweto uri kuvugaho mu buhe bwoko. Niba ari sneakers, niba ari simbizi, clocks, inkweto zitwa ama clocks, bafata izo nkweto bayizijyanira abantu bakunda ama clocks. Ntabwo zabajyana video y'abantu bareba gusa ngo bakunda inkweto specific. Nuvuga ngo nukuba nukugira ikintu kimwe runaka uhamya. Niba rero wakora content mu kavuyo ukaba uri kubura ama views, nizere kumenya impamvu YouTube niyo iri gusiba video z'abantu yifashishije AI. Umuntu wese warenze kukosa iryo ari ryo ryose policies za YouTube channel yawe, menye ko ibibazo birakuziye. Bakoze update, mwabyumviye neza, umukozi wa YouTube niwe wabyivugiye. Icyo nabagiramo inama rero ni ukwitondera amategeko ya YouTube, mukore content zifite intego, muzaba muri kubwira, ntimukomeze kugenda mukururiya niba mwarabuze views mushaka ukuntu mushaka ikintu kimwe muvugaho, mwikomeza kujarajara, mucanganisha algorithm, nta kintu muzabona, nta kintu izabaha, nta recommendations. Ibyo ngibyo ndi kubabwira ni ukuri. Abantu muri group ndamurabizi ko duhora tubivuga bya recommendations. You have to be specific, ukabuzi ko wakoze metadata neza za video yawe, SEO wayujuje neza, ubundi wakoze titles nziza, nukora clickbait bazagufata. Ubu biroroshye kugufata, batitaye ku rurimi muri kuvuga. Uko bakora update, AI igenda imenya ubwenge, igenda imenya indimi zose ityara. Niyo mpamvu abantu muri kubura ama views, niyo mpamvu abantu muri kugira ibibazo. Mwakoze kuzana izere ku video iri bubafashe rero. Ndabakunda, bye.